nta muntu ukunda akanyamagambo gacuma k'amagambo no 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 nta muntu ukunda agacuma k'amagambo nta muntu ukunda umuntu uvuga amagambo mu gihe kiri ngombwa n'igihe kitari ngombwa ugasanga abantu bahorana amakimbirane muri famiye uri kubamo ahantu bari kukurira ni wowe buri gihe ibibazo biba byaturutseho abashwanye buri munsi ni wowe bihora byaturutseho either wabateranyije wavuza ibintu bitari biri ngombwa wavuza amagambo nta muntu wigeze uguhamagara muri urwo rugo kugira ngo uze kuba umurezi wa bene so reka mbivuge gutyo nta muntu wigeze ukuzana muri urwo rugo waje kurerwa waje kuba umwana waje kurerwa usapotinge bagufasha reka kuba ari wowe uturukaho ibibazo byose reka kuba ari wowe gateranya wo muri urwo rugo harimo n'ibintu kuri abantu bivangamo bitari na ngombwa bitari no kuba bitabareba ahantu hariho hose waba igihe ari wowe buri gihe uhora ubyuka nyuma y'abandi bantu bose simvuze ngo uzajye ubyuka mu gicuku abandi batari babyuka ngo ubyuke saa 9 z'ijoro ngo ugiye gukora ibintu runaka ariko iga kubyuka kare ntakazajya bari wowe buri gihe usigara mu buriri abandi babyutse wowe buri munsi usigara mu buriri abantu bose binubira umuntu buri munsi baza kukubyutsa buri munsi abantu benshi la majority abantu benshi binubira umuntu buri gihe ubyuka atinze turetse n'abantu kandi n'Imana ubwayo nayo ntabwo ukwirirwa mu rugo rw'abandi udafite umumaro n'umwe ntabwo ari byiza kuba mu rugo rw'abandi bantu nk'umutako mu rugo tuvuge abandi bantu bose bajya mu kazi wowe ugasigara mu rugo ni iki gituma abandi bajya mu kazi baza bagasanga uko basize mu nzu wenda bagiye mu gitondo cya kare wewe uri mu rugo nta n'agasuku basigigeze gakorwa mu rugo ibyo bintu ni ikibazo gikomeye nimba uri umusore ugasanga ukora mu cyumba cyawe niba ufite telefone niba ufite laptop ugasanga ukora kuri ibyo bintu nta wakubaza ibitekerezo nta wakubaza inyunganizi nta n'uwakubwira uti ugira aha hantu wenda gutuye mbese ibibazo y'urugo sida ntabwo ibyo bintu biba bikwiye uba ukwiriye kuba hari contribution yawe utanga mu bantu muri kubana uba ukwiriye kuba hari umurimo ushobora kwemera gukora ntabwo ari ngombwa wenda ngo wigice cyangwa wivunagure kugira ngo unezeze abantu ariko basi nk'umuntu ugira contribution yawe nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yanjye kandi yanyu ni Rusaro the Assistant nk'ibisanzwe twongeye twagarutse mu kiganiro cy'uyu munsi bahaye ikaze uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu umwana uba mu rugo ashobora gukora ubushize twarebeye hamwe ibintu ukwiriye kudakora muri kiriya cyumweru cya mbere ubu kigera mu rugo rw'abantu twarebeye hamwe ibintu ukwiriye kwirinda gukora mu cyumweru cya mbere mu kigerayo noneho ubu ngubu tugiye kurebera hamwe muri rusange igihe uba muri urwo rugo ni ubuhe buryo ushobora kwitwara ku buryo ushobora kuhava nta kibazo mugiranye ku buryo n'ubutaha niyo washaka kongera kugaruka kuko bijya bibaho hari igihe uva mu rugo rw'abantu runaka kubw'impamvu wenda zitandukanye zatumye uhava ariko n'ubutaha bikazaba ngombwa yuko uzabakenera cyangwa se uzahagaruka cyangwa se uzakenera kongera kugasaba kumufasha tugiye kurebera hamwe rero ibintu ugomba gukora nabihurije hamwe ibyo utakora ni uburyo mbese muri rusange ushobora kuba wakwitwara ku buryo icyo ari cyo cyose bakongera bakakwakira kandi mugatandukana mutagiranye ikibazo ikintu cya mbere ngiye kukubwira iga kubyuka kare ni ukuvuga ngo uretse no kuvuga ngo uba mu rugo rw'abandi bantu niyo ahantu aho ariho hose waba igihe ari wowe buri gihe uhora ubyuka nyuma y'abandi bantu bose simvuze ngo uzajye ubyuka mu gicuku abandi batari babyuka ngo ubyuke saa 9 z'ijoro ngo ugiye gukora ibintu runaka ariko iga kubyuka kare ntakazajya bari wowe buri gihe usigara mu buriri abandi babyutse wowe buri munsi usigara mu buriri abantu bose binubira umuntu buri munsi baza kukubyuka buri munsi abantu benshi la majority abantu benshi binubira umuntu buri gihe ubyuka atinze turetse n'abantu kandi n'Imana ubwayo nayo ntabwo hari icyo Bibiliya ivuga ku bantu babyuka batinze cyangwa se ku bantu babanebwe reka turebe icyanditswe kimwe kiboneka mu migani ku gice cya 6 nimba mbyibuka neza ku murongo turahera ku murongo wa 9 reka turebere hamwe icyanditswe kivuga ku birebana no kubyuka ni
cyanditswe kiboneka mu Migani ku gice cya 6 turahera ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 11. Haravuga ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe, uzakanguka ryari uti henga nsinzire gato nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko ubukene buzakugeraho nk'umwaguzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Ubwo murumva yuko n'ijambo ry'Imana ritubuza kubyuka dukererewe, ritubuza nyine guhera mu buriri. So mu gihe uba mu rugo rw'abantu jya wirinda kuba ari wowe buri munsi baza kubyutsa. Abandi babyutse saa 12 izuba rirashe, wowe uvuye mu buriri saa 3. Nta muntu ubikunda, uretse no kuvuga ngo uba mu rugo rw'abandi bantu. Niyo waba simbizi, nta muntu ubikunda, abantu benshi barabyinubira. So icyo ni ikintu ukwiriye kumva ko ukwiye kukirinda mu buzima bwawe. Okay? Ikindi kirajyana n'ubundi ni cyambere kuba umunebwe. Nta muntu ubaho ukunda umuntu w'umunebwe mu buzima. Okay, ushobora kuba atari wowe kimashini kiri mu rugo ngo uzajya ukora ibintu byose, ariko se ufasha abandi bantu, uba mu rugo rw'abandi bantu, ariko ukora ibintu byose no kukubwiriza n'ibyo batakubwirije, nabyo n'icyo ukoze nacyo ukagikora. Ubunebwe ngira ngo iryo jambo rirumvikana, ariko ntago ukwiriye kuba mu rugo rw'abandi udafite umumaro n'umwe. Ntago ari byiza kuba mu rugo rw'abandi bantu nk'umutako mu rugo. Tuvuge abandi bantu bose bajya mu kazi, wowe ugasigara mu rugo. Ni iki gituma abandi bajya mu kazi baza bagasanga uko basize mu nzu, wenda bagiye mu gitondo cya kare, wewe wiriwe mu rugo, nta n'agasuku basigigeze gakorwa mu rugo. Ibyo bintu ni ikibazo gikomeye. Nimba uri umusore ugasanga uhora mu cyumba cyawe, nimba ufite telefone, nimba ufite laptop, ugasanga uhora kuri ibyo bintu, nta wakubaza igitekerezo, nta wakubaza inyunganizi, nta n'uwakubwira uti ngira aha hantu wenda gutume, mbese urivaza y'urugo sida. Ntabwo ibyo bintu biba bikwiriye. Uba ukwiriye kuba hari contribution yawe utanga mu bantu muri kubana. Uba ukwiriye kuba hari umurimo ushobora kwemera gukora. Ntabwo ari ngombwa wenda ngo wigice cyangwa wivunagure kugira ngo unezeze abantu, ariko basi nk'umuntu ugira contribution yawe, gira ikintu bavuga bati uyu muntu aratumariye. Kuko iyo umuntu ari umunebwe mu rugo rw'abantu, uba mu rugo rw'abantu ubafasha financially, n'urimo n'imirimo y'amaboko kuko irananiranye. Kuki ukwiye kuba mu rugo rw'abantu uri umutwaro? Iyo uba mu rugo rw'abandi rw'abantu nta kintu na kimwe ubafasha, ubahindukira umusaraba, ahubwo batangira kukubona nk'umuntu uri gukonsoma, ariko nta kintu maze n'ubundi bitangira kubabangamira. Okay? Ndumva icyo ngicyo cyumvikanye, dukwiye kubyirinda cyane. Ntukemere yuko aba ari wowe munebwe muri urwo rugo, usanga ni wowe uzenuka ibintu byose, ni wowe, mbese ni wowe batabonera definition mu bantu babaho ngaho. Ntabwo ari byo pe, ntabwo bikwiriye tubyirinde. Ikindi kintu, abana baba mu ngo zitari reka bivuge muri ubu buryo. Ikindi kintu ukwiriye kwirinda cyane mu gihe uba mu rugo rw'abandi bantu, bagufasha, bakurera, mbese nibanda cyane kuri abantu baba mu miryango itari iyiwabo, aho bavuka kwa mama wabo na papa wabo, ya miryango w'abantu baba mu yindi miryango. Irinde kuzajya baguhana ukarakara. Ntago kuba baguhanye wenda wakoze ikintu runaka, ntago bihita bivuga yuko wakwanga. Mu kiganiro cyabanje twasomeye ababyeyi twari twabahagurukiye, twababwira ibintu bitandukanye, ibyo nabo badakwiriye gukora. Harimo no kuba badakwiriye kukubwira amagambo mabi, badakwiriye kugufata nabi. Nabo narabibabwiye ababyeyi, ariko se wowe nk'umwana kubera iki iyo baguhanye urakara? Okay, hari abantu bahana mu buryo buteye ubwoba, nabo ntabwo nabarengera. Ababyeyi nabo babaho babahana mu buryo, mbese utagira ngo guhana no kwica umuntu. Ibyo bintu nabo narabibabwiye, babyirinde, babireke. Ariko nawe uba muri urwo rugo, ntabwo buri gihe uko baguhanye bihita bivuga ko bakwanga. Jya ubanza urebe situation iraguhana. Ese bampannye ndi mu ikosa cyangwa bampannye mu buhe buryo? Kuko hari igihe urakara nawe uvuga ati se uyu mwana wundi ubugumpana buri munsi akarakara, ambona nk'umubyeyi, ambona nk'iki, nawe ubwe bikamutera ikibazo. Bishobora gutuma anakwihorera no gutaha, ntazigere yongera kugira kubwira, ntazigere yongera kuguhana, kandi ni wowe bizagiraho ingaruka.
ashobora kukwihorera buriya ababyeyi hari n'igihe abona wenda aguhanuka arakara akakureka ukabaho ngaho nyine ntazongere kugira ikintu akubwira mukabana nyine kuko ugomba kubaho ngaho kuko uri aho ngaho ariko mu by'ukuri uwo ntabwo ari wo mu bana tuba turimo turubaka aho ngaho. So mu gihe aguhannye reba situation we niba uri mu mafuti abantu twese ntabwo dukunda ibihano ushobora wenda kuba wababaye mu kanya gatoya ariko mu kanya buri umwana nyine bisanzwe useke ube mu bandi hari abantu bahanwa hari abantu umubyeyi ahana agahita bari ibyumweru bibiri atari yongera kuvuga mu rugo yararakaye ibyo bintu byica umubano w'ahantu uri kuba kuko babona sinzi ukuntu babibona babona yuko nyine udashobotse kandi koko none se ubwo nimba utakora ikintu uretse n'umuntu ukurera n'umuntu wakubye na mama wawe ubwawe wakwibyariye umubyeyi wawe wakubyaye ku maraso nawe waguhannye ukamara icyo gihe cyose wararakaye warirakaje nta mbese ubu mweretse yuko udashaka kakubera umubyeyi ubu mweretse yuko udashaka kaguhana kandi uretse n'abantu n'Imana nayo ubwayo n'Imana irahana hari igihe ukora ibintu bidakwiriye nayo ikaba yaguhana wese nayo wayirakaye ukazayirakarira se kugeza ryari. So ibyo bintu ntabwo biba bikwiriye ntabwo ari byiza ko umubyeyi aguhana niba ari kukwereka urugero rwiza ngo urakare ibihe byose abana ni ibisanzwe kuba yaguhana nyine ukababara ukamara nk'iminota nka 40 nyine wababaye utari kuvuga ni ibisanzwe ariko ntabwo ari ngombwa ngo ugende umare icyumweru umare ibyumweru bibiri umare ukwezi utavugisha abantu mbese ibi byose waraciye kuba byarahindutse kandi n'ababyeyi nabo bihangane bareke guhana nk'abarimo kwicana ntabwo ari byiza babyirinde cyane. Ikindi kintu irinde kuba mu muryango w'abandi bantu ngo amakimbirane yose azajya bari bubakomoka kuki buri munsi abashwanye mu rugo niwe baturutseho ndahita ngifatanya n'ikindi cyagombaga gukurikiraho abantu bateranye nta muntu ukunda akanyamagambo gacuma k'amagambo no nta muntu ukunda agacuma k'amagambo nta muntu ukunda umuntu uvuga amagambo mu gihe kiri ngombwa n'igihe kitari ngombwa ugasanga abantu bahorana amakimbirane muri famiye uri kubamo ahantu bari kukurira ni wowe buri gihe ibibazo biba byaturutseho abashwanye buri munsi ni wowe bihora byaturutseho either wabateranyije wavuza ibintu bitari biri ngombwa wavuza amagambo nta muntu wigeze uguhamagara muri urwo rugo kugira ngo uze kuba umurezi wa bene so reka mbivuge gutyo nta muntu wigeze ukuzana muri urwo rugo waje kurerwa waje kuba umwana waje kugira ngo bagusapotinge bagufasha reka kuba ari wowe uturukaho ibibazo byose reka kuba ari wowe gateranya wo muri urwo rugo harimo n'ibintu kuri abantu bivangamo bitari na ngombwa bitari no bitabareba irinde kuba abarwana nimba ari abana batoya abarwana ni wowe buri munsi biba byaturutseho ibintu umukozi wo mu rugo ni wowe umuteranya ibi bintu bikunda kubaho ugasanga nk'umwana uba muri famiye ahantu runaka cyangwa urererwa mu rugo rw'ahantu runaka niwe wirukanisha abakozi bo mu rugo. My dear friend ntabwo ari we bazanye aho ngaho ngo uze gukontorora abakozi bo mu rugo baho hantu ugiye wiri gutanga raporo ntabwo mbujije yuko udashobora kubona ikintu kitagenda ngo ukivuge kuko ni ibisanzwe ushobora kubona ikintu kitari kugenda ukaba wanavuga uti wenda iki kintu ntabwo kiri mu buryo bukwiriye ariko ntabwo bijya ari wa makimbirane akwiriye guhora aturukaho ntabwo ari wowe amagambo buri munsi akwiriye kuzajya ahora aturukaho abakozi n'indi birukanisha ni wowe kuva waza muri urwo rugo nta wundi muntu ugishaka kuhakandagira kubera wowe kubera ko bazi kubateranya ntabwo abantu ntibagishaka kwisanzura muri urwo rugo kubera ko bazi ko uri guteza amakimbirane uri guteza ibibazo irinde ibyo bintu kuba ari wowe biturukaho ni bande bari gushwanira imyenda bijombye mu myenda ni bande bafashe ibintu bitari ibyabo bateje rwaserera ni wowe ni bande bateranyije abashakanye bo muri urwo rugo ni wowe kuki buri gihe ari wowe ibibazo bihora bituruka kuki buri gihe amakimbirane aturuka kuri wowe icyo kintu ukwiriye kukirinda binashobotse ntabwo wazajya bishobotse ubishoboye wazajya wirinda ko hari n'amatiku aboneka amuturutseho atole kuri extent yose ishoboka ku buryo bwose bushoboka ku buryo umuntu adashobora kubaza ibintu by'amatiku cyangwa by'amakimbirane ngo akuvugemo ku buryo wa muntu uza kubasura aho ngaho mu rugo atazataha avuga ati shabura rugo sinzigera ndusubiramo kubera umuntu wabo
ibyo bintu kandi bikunda kubaho, ntabwo ari ibintu bitabaho, genda bizi. Urugo rumwe okay, iyo story reka niyihore, but urugo rumwe twari dusigaye twanga kujyamo cyangwa nyine abantu banga kujyamo kubera umukobwa wahabaga buri munsi yabaga afite ikintu ari gusigara kuvugaho kandi kitari abeshya cy'ikinyoma, abeshya, bituma abantu bose bacika muri urwo rugo kubera iki? Kubera kwanga kujya mu hantu kubera uwo mukobwa. Na n'ubu ngubu yaranahavuye aranashaka ashyingirwa, ariko na n'ubu ngubu umuntu wese aba azi ko nta kindi kintu kimurangwaho, nta yindi maje tumufiteho kubera amagambo ye nyine, kubera guteranya acuma k'amagambo. No, byirinde rwose ibyo bintu ntibikakugaragareho. Okay, wow, well, ikindi kintu numva nakubwira, irinde kujya wanga ibiryo batetse mutangire gutumiza utuntu ku ruhande. Ibi bintu ni ukuri bikunda kubaho mu miryango. Wenda muri buze kwandika muri comment, mwandike commentaire zanyu, sharing, mumbwire niba ibi bintu koko mutabizi mu miryango. Ugasanga umwana yagiye kuba ahantu nko muri famille, cyangwa se yagiye kuba ahantu bamurera runaka, tuvuge nimba uvuye mu rugo wenda rwari rufite ubushobozi, ugiye kuba ahantu wenda hadafite ubushobozi bungana n'ubwaho uvuye, bakugaburira ibiryo nibwo bushobozi babashije kubona. Iga kwiyadapta kuri ibyo biryo, iga kwiyadapta ku bintu baguha aho hantu pe, byige uko byagenda kose uba ugomba kubyiga. Ni ukubera iki usanga okay, hari nkaho ujya kubona ukabona umwana ntakirya mu rugo bamubaza ariko mu kanya bakajya kubona bakabona urapfunyika uturindazi, urapfunyika udukeke, urapfunyika utuntu nk'utwo uratumiza utuntu. Ibyo bintu birajenana ku rwego udashobora kubyumva, kuko uwo mubyeyi urimo kukurira atangira kubona uruhande rwawe kutanyurwa, atangira kubona uburyo uri umwana mubi pe. Kuko nimba njyewe nakoze cyane, ababyeyi baba bakoze cyane kugira ngo babone ibyo kurya bari buze kugaburira abantu bo muri urwo rugo. Ingeso rero zo gutangira kuzajya ujya kugura utuntu ku muhanda ukaza kudupfunyika mu byumba ugatangira kujurira mu magariderobe no mu buriri, ntabwo ari byiza pe, ntabwo ari, ni ingeso mbi ku buryo ushobora kuva muri urwo rugo man, ahubwo bagize umugisha babona uhavuye, kuko birajenana. Imaze nawe ni ubaye uri umubyeyi wakoze cyane kugira ngo ugaburire abana. Wenda tuvuge ko abantu bavuye mu migi bakajya kuba mu mafamiye yo mu cyaro, habaye impamvu yatumye njya kubaho hantu. Ubaha icyo kintu cyatumye, kwanza ubaha abo bantu umutima bagize wo kuba baguhaye ubufasha, ubahe umutima, urukundo bagize rwatumye bumva ko bashobora kukwakira mu bushobozi bwabo bukeya. Tuvuge wari usanzwe ubaho muri ghetto, bibaye ngombwa yuko ujya kuba nko muri famille ahantu runaka. Muri ghetto ubundi imirire yabo twese turahizi, keto itagiva ku aho ibasha kuboneka, usanga ari mu karoni n'umugatira n'udozi, aho ngaho nabashobora kubibona, ariko hari na geto biba bigoranye, ibyo turabizi. Ugasanga umuntu ugasanga umuntu afite ingeso yo gutangira kuzajya agura utuntu, yagiye mu tubotike gushaka ibiraha. Kuki niba udashoboye kubaho hantu uri kuhaba ku ruhe rwiguze, have aho kugira ngo batere stress pe. Ni byiza yuko nimba ari abantu bafite umuco wo gusangirira ku meza, nawe uboneka ku meza mugasangira. Ni byiza ko nimba ari abantu bafite umuco, nimba wenda ari n'abantu badaboneka ku meza, nimba ari abantu umwe ubashije kuboneka aza agafungura n'undi yaza kuboneka, ibyo ngibyo buri miryango igira yose uburyo ibaho. Ariko wishaka ko wowe uba exceptionnel ngo bajye babona buri munsi umwana ntiyariye, buri utangira kubashyira ku muhangayiko wo kutarya kandi ufite utuntu ujya ugura rwihishwa ukaturira mu byumba. Ibyo bintu birajenana, kandi munyandikire mwese muri comment mumbwire niba ibyo bintu mutari mwabibona, yuko umwana bajya arererwa ahantu ariko ugasanga sinzi, ugasanga udufaranga abonye atujyana mu turyo two mu gikari birajenanye pe. Abantu baba mu mafamiye cyangwa barererwa mu yindi miryango, mu zindi, ni byiza ko wiyadapta ku byo barya byabo ukabyakira, bibe bibi ariko ubirye.
bibe bibi ariko ubibone pfa kuba wabibonye we gusa iyadapte abantu turi ibiremwa bimenye turi ibiremwa rwose bigira habit ikintu gitangira kikugoye ariko kugera aho ngaho ukiyadapta utangiye kurya ibyo wenda utari umenyereye ntabwo hashira icyumweru cyangwa bibiri umubiri wawe utari wabimenyeye kuko n'abantu bavuye mu Rwanda bakajya kuba mu mahanga hanze y'igihugu baragenda bakabura ibyo barya mu cyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri byanga byakunda haba hari uburyo bamaze kwiyadapta kuri ibyo bintu niba uvuye rero mu muryango ukize uvuye mu mujyi ugiye mu cyaro bagiye kugufasha basobo umakara ubufasha nyine no ubufasha kuko nta kindi kintu cyo gukora ufite iyo ufite ikindi kintu cyo gukora bari kuba wagikoze ariko ntacyo wabonye so rero akiri ibyo babaye kandi bikunyura okay ikindi kintu ndi bugarukeho iga gukunda abantu ikindi kintu ndi bugarukeho iga gukunda abantu bo muri uwo muryango ibi bintu ndabivuga ku bantu bagiye nko kuba muri famille zifite abana batoya umuntu utamukundira umwana reka nkubwize ukuri ntabwo ushobora kumara aho ngaho n'isegonda rimwe ntabwo ushobora kuhamara n'ise umva n'umunsi umwe kugira ngo uhamare biragoye udakunda umwana w'uwo muntu niba umuntu afite umwana inzira ubundi yo kumugeraho byoroshye ibiri ku mwana we inzira yo kugira ngo ugere ku mutima we ibiri ku mwana we iga gukunda abantu bo muri uwo muryango wiba ari wowe ukokotera abana bo muri uwo muryango ni wowe ubakubita ni wowe ugira gute ni wowe uri kubabwira nabi kandi ubu uzi ko uwo mubyeyi atabibona arabibona nubwo ashobora wenda kubura ikintu abikoraho akavuga kwihorera kuko abona ko nta bundi buryo ufite ariko wibana n'abantu babereye umutwaro ajya ku kazi ari kuri stress ahangayitse avuga ati mana yanjye none ndasanga umwana wanjye yapfuye cya gikobwa cya gihungu nasize mu rugo ndasanga cyamwishe kubera iki hoya pe ibyo bintu byirinde iga gukunda abantu bo muri uwo muryango mu kubakunda ni naho wabwirira amagambo meza niho mumenyerana niho ubana nabo nyine mu buryo uba sociable ntiwumve ko hari igikuba cyacitse mbese ukabereka urukundo mu buryo bwose wihohotera ugasanga umuntu agiye kuba ahantu hasanzwe twana dutoya yesu we ntitugihumeka ntitukirya ntitugikaraba oya pe nimba uwo muntu afite abana ahubwo ni umugisha ugizeho kugira uwo muntu uzamugeraho neza unyuze ku bana iga kubakunda tureke n'abafite n'abana n'abandi bantu bakuru iyo udakunda abantu ubabera mubi pe ubabera mubi kubera iki nta kintu wamukorera ufite urukundo nimba wenda hari umurimo wagombaga kubafasha iyo utabakunda uhora urakaye uhora wafunze isura ntabwo uba wumva nyine uri involved muri uwo muryango kandi iyo utabyumva gutyo tuwe nimba uri umukobwa ntushobora gutekera uretse ko ibingibi ntabwo ushobora kuvuga uti wenda kamakorera akantu kari nimba ari uguteka uteka ibiryo ukabimenamo amazi ukagira ngo ni Nyabarongo kubera iki nta rukundo babikoranye nimba ari ukwangiza ibintu mu rugo urabyangiza nyine kubera ko uba wumva nta kintu witayeho ntubakunze ntugize gute nta n'ubwo uba witaye ku kintu na kimwe cyawe pe rero ni byiza ko wiga gukunda abantu bo muri urwo rugo kugira ngo mubane nyine muri wowe undi uzarebe niyo mufite umukozi wafasha mu rugo iyo akunda abantu bo muri urwo rugo abaha ibyo ashoboye byose arakora pe agakora ariko umunsi muri we urukundo rwo kubakunda zuba yabahaze yabarambiye atangira kwica ibintu byose iyo udakunda abantu nta n'ubwo ububaha iyo udakunda umuntu n'umubyeyi wo mu rugo rwita mukunda ntabwo umwubaha atangira kuzajya avuga nawe ukavuga mbese nduri kandura kandi no kwintabwo biba bikwiriye ni byiza yuko ukunda abantu bo muri uwo muryango ukiga kubakunda at all cost ukiga kubakunda mu buryo bwose bushoboka okay yeah okay ikindi kintu icyo ndakivuga nanaseka irinde guteretanira mu rugo rw'abantu wagiye kubamo my dear friend tubwizanye ukuri ni iki kintu gishobora gutuma umuntu aguha ubufasha akuzanye mu muryango we utangiye gushaka kwigira umukazana muri urwo rugo kandi ibi bintu mujye munyandikira mumbwire koko niba ibi bintu bitabaho ibi bintu bibaho mu miryango nicyo gisigaye gituma ababyeyi abantu bakuru muze kumbwira ababyeyi musigaye muvuga muti nta muntu nakishyiraho mu muryango nta muntu nazari wanjye kubera iki kubera ibintu dukora mu miryango abantu babaha ubufasha ugahita utangira kwigira
umukazana w'umurogoro either ku bantu bahasanze kuba tuvuge niba uri umukobwa ugiye mu muryango kuba ahantu runaka uhasanze abasore tureke n'abantu muri urwo rugo nimba baba mu gipangu utangiye kuzajya uhora mu gakungu n'abantu bo muri icyo gipangu n'abasore bo muri icyo gipangu ariko ndi kwirebera abo mu nzu mu rugo umugabo w'abandi ntumworoheye my dear urashaka iki kuri njye numva ko bakuzanye muri uwo muryango kugira ngo baguhe ubufasha bakurere bagufashe mu gihe ubikeneye kuki ukwiriye kujya mu rugo rw'abandi ugatangira gushaka kwigira umukazana ntabwo wagiye gushyingirwa wagiye kugira ngo urerwe icara urerwe uhabwe ubufasha uhabwe uburere kuki utangiye kwigira umukazana mu rugo okay reka nkubwire urahageze utangiye nimba wahasanze umusore wenda muri uwo muryango muri iyo famiye kandi ntabwo ndi kubivuga ku bantu bari kuba muri famiye zitandukanye cyane ni wawe ndi kubibwira n'abandi bantu bajya no kwa babyara no kwa ba oncle kwa ba anti nabo bananaterekana na babyara babo ibyo bintu mubireke ntabwo ari byiza tuvuge ugiye muri uwo muryango maze uhasanze umusore mubyara wawe wenda tuvuge cyangwa ni no mu muryango mudafitanye isano ugiyeyo urangije uhabonye umusore utangiye kumukururuka icyambere cyo ababyeyi mamuzi ko batareba ariko ababyeyi barabibona ibyo bintu mukora ababyeyi barabibona mwe mutekereza ngo ntabwo baba bareba ariko barareba moves zose abana bakorera mu rugo iyo ari ababyeyi babona umwanya wo kuba bahari baba babibona ibyo bintu mwikubanaho buri munsi baba babibona ntabwo ari ibintu batabona barabibona icyambere cy'umubyeyi atangira kugira impungenge atangira gutekereza umushyira kuri stress yo gutangira ngo ati mana uyu mukobwa sinjye uzabona mviriye mu rugo cyangwa uyu muhungu sinjye uzabona mviriye mu rugo natamperera abana inda cyangwa niba ari umukobwa azava hano atwise ateze ibibazo atangira no kuri kuwa hatatuje pe muri we kandi ikindi nakubwira ntabwo nzi nimba uwo muntu mutangiye kugirana akakunga aho ngaho simbiha amahirwe menshi ko muzana abana yuko muzashaka nagakungu gusa kadafite ikintu kagiye kumara ni ibintu bimwe murimo bya ntazi ukuntu nabivuga ariko bidafite umumaro bigiye kumara pe ntabwo waje aho ngaho kugira ngo ushyingirwe ikindi ababyeyi ibyo bintu barabyanga kuko batangira kubona uri ikirumbo uri ikirara batangira kubona kuri ikirumbo pe ni mbibi kuko sinzi uko iki kintu ndumva nshaka kugishimangira neza umubyeyi yabona utangiye kuzajya uba uri mu basore muri ikindi muri umukobwa uri mu basore muri utuntu atajya asobanukirwa muracengacengana twatuntu ntabwo ari byiza ntabwo mpakanya yuko hatari abantu wenda bashobora gukundana muri iyo situation ndetse sindashaka no kubiha amahirwe ariko si mpakanya yuko wenda hatari abo babanye bikemera ariko se byaguhaye okay nabo baje kubana wenda nyuma si byiza yuko yari gutegereza wenda bakazakundana atakiba muri urwo rugo nimba mushaka no gukundana mwazakundanye waravuye aho hantu waretse ukabanza ukarerwa ni ngombwa kugera mu rugo rw'abantu bitushaka kugira umukazana w'abantu baje kukurira kuko babona nk'umwana wabo icyo bakeneye ahubwo ni uko bakubona nk'umwana wabo ntabwo bakeneye kukubona nk'umukazana iyo baba bakeneye kukubona nk'umukazana cyangwa umukwe wabo baba barakuretse ukazaza gutereta ukarambagiza bakagushyingira ariko ntabwo bakuzanye kugira ngo ubabere sinzi uko nabivuga ikindi abagabo b'abandi n'abagore b'abandi mubareke pe ni iki gituma ugiye kurerwa ubwo ndi kuvuga ku bantu bagiye kuba mu mafamiye wenda baciye akenge bamaze gukuraho gatoya ubwo no guhera ku n'abadolescente kuzamuka ni iki gishobora gutuma ugiye kuba muri famiye y'abantu wese utangira gushaka gutereta umugabo w'abandi uramushaka iki umugabo w'abandi uramushaka iki nukuri ni muri kabagabo w'abandi muri kabandi bantu bubake pe reka uwo mubyeyi wakwishyizeho yubake reka yigirire urugo rwiza anezerwe wowe urashaka gutangira kumutera stress ari mana yanjye ibi bintu ni ikibazo gikomeye ku buryo abantu basigaye bavuga taho kugira ngo nzane umuntu shaka nzajya mbyikorera nta n'umuntu nafasha nta ngo murebe ikibazo biri guteza gikomeye muri societe waretse umugabo w'abandi waretse umugore w'abandi kuko bigutwaye iki kuzahura n'uwawe mugakundana mukagira ubuzima mukubakana n'umuryango wenda igihe runaka
ariko kareka umugabo w'abandi. Impamvu ndiko emphasizinga ku mugabo nuko abakobwa aribo bakunda gukora ibi bintu cyane. Abakobwa mugera mu ngo z'abandi mutashaka kubatwara abagabo n'izabakuru banyu, sinabarererwa mu mafamiye gusa, n'izabakuru banyu murashaka iki mu ngo z'abakuru banyu? Mwaretse mukuru wanyu akubaka, waretse mukuru wawe akubaka, ko nimba ari kuguha ubufasha uri kumubera mu rugo, nawe nubona uwawe azagushyingira ukagenda neza mu mahoro. Bimaze kujya kurererwa ahantu ukahava utwite, ntuhavuye uri umwe ahubwo uhavuye uri uhasize umugayo. Kuko kandi ibyo bintu biramutse bikubayeho, ibyo bintu uri kwikundisha ku mugabo w'abandi ntabwo aguteye. Nuko umugore w'abandi ntabwo azasenya kubera wowe, azakwirukana ube mayibobo, wagume mu rugo rwe ujye kuba imbobo ku gasozi. My dear, ibyo bintu mubireke. Ni umuco mubi, ni ingeso mbi kandi abantu imaze kuba nyinshi cyane mu bantu. Mugireke ntabwo ari byiza. Okay? Thank you. Nize ko icyo kintu mucyumvise neza ndakigaruka. Ngomba kukibabwira paka kibacengeye mu matwi mu maraso. Mureke abagabo b'abandi, mureke abana b'abandi baruhuke, wijya mu rugo rwabo gutangire kwigira umukazana. Okay? Sawa. Okay. Ikindi kintu abantu baba mu mafamiye, abantu murerwa nka mushiki wanyu, ngiye kubaha indi nama. Jya wirinda gusebanya. Ni ukuri abantu barasebanya pe. Simvuga yuko mu miryango hatabamo ibibazo, kuko ababyeyi nabo murabizi mu kiganiro cyabanje, ababyeyi nabakoze mu murimo pe, narabakondanye. Ariko uyu munsi abana namwe nabazi ndabakondana pe. Abana barasebanya. Umwana ava mu rugo akagenda akavuga ibintu ku gasozi, akazajya avuga ibintu batanamukorera rimwe na rimwe anabeshya, kugira ngo bamuha agaciro niba ariko nabivuga, kugira ngo bumve uruhande rwe rwo kubabara, uburibwe bwiwe, ibintu bitandukanye. Nka mushiki wanyu reka mbabwire ikintu, ntabwo kuba wavuga ibintu by'umuntu ukurera ukazajya ugenda kumuvuga hanze. Ni ukuri ni ibintu bibi, waba umusebya cyangwa se utanamusebya. Ntaga abantu bose bakeneye kumva ibyo bintu. Wapi nubundi kubibwira umuntu utari bugira ikintu agufasha, ushobora no kuba utari kumusebya, uri kuvuga ibintu biri byo agukorera bya nyabyo biri pe. Ariko niba uri kubona uri kubibwira umuntu utagiye kuguha ubufasha, ibyiza nuko wabyihorera. Kuko umunsi bimugarukiye aravuga ati wowe mbega ishyano ry'umwana nizaniye. Ariko ngerekane kugire kugusebanya ku bantu uri kuvuga ibiri byo, we ashobora kuba ari kubibwira umuntu, kuko abantu twese dukeneye umuntu utwumva mu gihe runaka. It's okay. Kandi abantu bakunda gusebanya. Ni ukuri uzi ko abantu bagenda akicara agahimba inkuru y'ikinyoma y'igihuha, akayivuga nk'aho ari inkuru yabaye. Ibyo bintu ni umuco mubi, ku buryo uretse n'uwo uri kugurira kano kanya n'ahandi hantu hose wazaba, nta muntu n'umwe wagukunda umeze gutyo ufite uwo muco. Ni bibi cyane, ni ingeso mbi ku buryo ntabona ukuntu ubivuga. Kuki ushobora kugenda ukicara ukavuga umuntu nk'aho bana yanjye? So murasebanya, abana murateranya. Nicyo gituma ababyeyi basigaye bavuga bati nta muntu ushobora kongera kwishyiraho. Tuvuge wenda uri kurererwa kwa nyoko wanyu, kwa tante, kwa anko, ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga umwana arahindukiye agiye kubwira ababyeyi biwe cyangwa abandi bantu akazajya bo mu muryango, ugasanga arabwira ati mana akamuvuga ibintu nkaho nyine sha biteye ubwoba. Rimwe na rimwe hari ibiba ari ukuri, abantu ntabwo twabyirengagiza. Ariko uno munsi ni uwo kubwira abana, kabwira abana ababyeyi ngo ndi ku ruhande rwabo uyu munsi. Ubushize uruhande rw'ababyeyi nayo nabataye rwose pe, aho uyu munsi nanone ndabagarukira. Abana barasebanya, bavuga amagambo, barasebanya, barateranya, bagira gute ibintu byinshi cyane. Mwabana ni ukuri mureke tubireke pe. Ntabwo ndivuga iyo mvuga ngo mwabana mwe, ubwo impamvu ndivuga ngo wa mwana ni ukwera ko ndi kuvuga ku muntu uri kure muri ako kanya uri umwana mu muryango. Irinde kuba waba ufite imyaka 30, waba ufite ingahe, ibyo ni ibintu bijya bibaho. Mwirinde guteranya, gusebanya, kuvuga, kuko n'umuvuga n'ubundi bizamugarukira. Nta muntu bajya bavuga ibintu bibi ngo bireke kumugarukira. N'ubundi iyo umuvuga ibyo bintu baragaruka bakamubwira. Niba bimubwira
we muri we azagira akababara, azagira igikomere, azababara, azavuga ati ariko uriya mwana uriya ruzuye arashobotse. Mu byirindire ndagifatanya n'ikindi kintu gikurikiraho. Irinde kuzajya wumva ko hari umuntu ukwiriye kwizera, ngo buri muntu wese wumve ko ari umwizerwa kuri wowe ku buryo ugomba kumugisha inama mu bintu byose. Ibintu byabaye aho ngaho muri famiye, tuvuge wenda barakurira mu buryo runaka, wenda wakoze amakosa baraguhana, wirinde guhita wumva ko hari abantu ugomba kujya kugisha inama. Uwo muntu ugiye kugisha inama umwizeye 100% ko ari umuntu wawe ugiye kuguha inama y'ubwenge, kandi akaba agiye kuguha inama ari bunakubekira ibanga. Kuko ubwira umuntu ugiye kumugisha inama, so bimubwiye ko ari kumugisha inama, we najya gutanga ayo makuru ntabwo azagenda nk'umuntu wagishije inama, azagenda nk'umuntu washyiriye amagambo. Abantu barabikora ibyo bintu. Umuntu uzajya kugisha inama uzajya ubizi neza ko ari umuntu wizeye 100%, ko ari umuntu utari bugarure izo nkuru kandi ntibikugira inama y'umuntu. Ntabwo abantu bose rega baba babereye ko kutwumva ngo batugire inama. Bamwe na bamwe baba babereye ko kutwumva kugira ngo batuvuge mu bandi. Iryo ni isomo nize rikomeye. Rimwe na rimwe ubwira umuntu wumva umutuye agahinda kawe, umutuye umubabaro wari ufite mu mutima, aho kugira ngo akumva kugira inama, ahubwo akakubona nk'inzanga, nk'ikigoryi, ntanumve n'uruhande rwawe, ahubwo agasubira muri ya famiye kujya gutanga izo nkuru. Kandi koko niyo ugiye kugisha inama kuri ibyo bintu gutyo ku muntu nk'uwo nguwo utizeye, kugisha inama ndabyemera, kuko ushobora kuba uri muri situation wenda ukeneye ko umuntu akugira inama. That's fine, that's okay. Ariko hari n'igihe ujya kugisha umuntu inama just kuko ukeneye validation, kuko ukeneye umuntu ubikamo ibintu byawe biri mu mutima wawe, wumva byakubanye byinshi, byaremereye, ushaka kuyisuka mu wundi muntu. Mu gihe wumva bimeze gutyo, uzi neza ko uwo muntu ari bubibike, kuko nibanga ryamaze kuva muri wowe, ryanasohotse ryagiye mu wundi muntu, ntabwo bizi neza 100%. Ashobora kutabigarura muri famiye yawe, ariko akabijyana mu bandi bantu, ugasanga ibintu urabyangije. So byirinda, ntabwo abantu bose ari abizerwa, ntabwo abantu bose ari abajyanama beza. Okay. Ikindi kintu nakubwira, igakunyurwa n'ibyo uhawe, igakunyurwa n'ibintu baguhaye, igakunyurwa n'ibintu uhawe muri uwo muryango ubamo. Nituba dukeya wiyakire, ubyakire, unyurwe nyine mu bintu byose nyine biga kunyurwa. Wumve ko ari ubwo buzima ubashije kwafodinga, wumve ko ari ubwo buzima nabo babashije kuguha. Gusa ntabwo twakwirengagiza ko harimo n'abantu nyine bafata nabi abana mu miryango, ariko mu gihe nyine uri kuhaba uno munsi n'abana ndi kubwira noneho, mu gihe uri kuhaba ni byiza ko wakira nyine ibyo baguhaye, ntuba ari wowe urekarama buri munsi yuko bataguha ibiguhagije, uzana amagambo ugiye gukira bite. Ni byiza ko wiga kunyurwa mu mutima, ugatuza, ukiga nyine kubaho utuje muri wowe, sinangombwa yuko usara ibyo bintu utari kubasha kubona kano kanya. Mu gihe gikurikiraho uzaba ubasha kubyiha, uzakora, nta kibazo ufite kizakubuza gukora, uzakora. Imana izaguha umugisha. Imana yita ku bantu cyane ku buryo idashobora kukwima umugisha wo kugira ngo uzagere ku ikibazo ni iki gihe gusa. Ibyo utari kubona kano kanya uzabibona mu kindi gihe kizaza. Isi buryo ubuzima buba buri muri motion, ntabwo ubuzima buri static, ntabwo buhagaze ahantu hamwe. Ubuzima buragenda, burahinduka. Uyu munsi aho uri ntabwo ariho wari urejo. Nejo rero Imana ishobora kukuzamura ukazabona ubuzima bitarinze yuko ugira iserero cyangwa uteze ibibazo ngo kubera ko ari icyo utabonye. Ihangane mu mutima, ujya kwihangana ni ikintu gikomeye cyane. Kandi buri gihe abantu bose mu buzima, abantu bose barihangana. Nabo ngabo babaho ngaho nabo baba bafite ibyo batabonye, barihangana. Abantu bose barihangana, kuko iyo utihanganye niho wisanga wagiye mu bintu by'amafuti kugira ngo ubone ibyo utabashije kubona kano kanya. Ni byiza ko wiga kwihangana, ni byiza ko wiga gutuza mu mutima, ukabaho mu buzima ubashije kwafodinga. Cyanyuma tunasoza, jya wiga gusenga. Gusenga ndi kuvuga ntabwo ari kwa kurepeta amagambo twafashe mu mutwe. Abantu basenga gusenga no kuganira n'Imana. Iga gusenga, ujye ubwira Imana ikintu kikuri mu mutima. Ikibazo abantu barabeshya, abantu bajya imbere y'Imana bakabeshya bakabiryarya.
jya imbere y'Imana uyibwire icyifuzo cyo mu mutima wawe, uyibwire ibyo ubona bitagenda. Ntabwo gusenga ari ukujya imbere y'Imana ya magambo tuba twarafashe mu mutwe nta kintu wabwiye Imana kizima, nta kintu wabwiye Imana kiri muri wowe. Iga gusenga ujye ubwira Imana situation urimo, ibyo Imana kereka niba utizera ko Imana ibaho, ariko ubaye utabyizera nakubwira kuyizera kuko wazayibona byanyabyo. Imana ihindura ubuzima, Imana ihindurira abantu amateka, Imana ifata ubuzima butari bufite ishusho, butari bufite gahunda na nkeya, butari bufite icyerekezo, ikabufata ikaburema. Iga gusenga mu gihe uri muri situation wumva ko ushobora kuba mu muryango banagufata nabi, ubayeho mu buzima wowe ubona bananiwe kwakira. Iga gusenga ujye ubwira Imana ibiri ku mutima wawe, ubwira Imana muri iyi situation wifuza ko wazabwira icyambere birakuruhura. Bya bindi nakubwira ngo kugisha inama abantu burya kugisha Imana inama ni byiza cyane kurenza kuyigisha abantu. Imana iravuga, iyo uyibajije, iyo uyigishije inama irakubwira, ikubikira ibanga, ntigusebya mu bandi bantu, ntabwo igutaranga. Ikindi cya gatatu, Imana ihindura ubuzima, ifata ubuzima bwawe ikabuturuna neza, wazireba nko mu myaka ikurikiyeho ukabona ibintu byarahindutse. Kandi ikindi, isengesho rituma muri future, urituma imbere yawe rikagenda rikaguhindurira ubuzima, rikagukorera ibintu bikomeye. Niyo mpamvu nakubwira mu gihe uba muri mu mafamiye, mu gihe uba muri situation wenda ubona inakugoye, ntabwo buri gihe famiye zose ziba ari mbi. Hari ababayeho muri famiye bose baryohewe, babayeho neza, banezerewe. Ariko mu gihe ubona ubayeho muri famiye ukabona irakugoye, yakaza mutwe, jya wiga gusenga. Gusenga ni intwari ikomeye cyane. Gusenga ubwira Imana buri kintu cyose ushaka mu buzima, kandi uzagenda ubona impinduka. So ndabashimiye rero, ndabashimiye cyane. Mukore subscribe, mukore share, mutere comment, mwandike abashaka kumpa testimony zabo, abashaka kunsangiza ubuhamya bw'ibintu byagiye bibabaho mu miryango. Munyandikire rwose, ndashyiraho na nimero muze kunyandikira, mubwire ibintu bitandukanye. Mwandike muri comment nimba mubona ko ibyo bintu navuze cyangwa harimo icyo nibagiwe, muze kugishyira muri comment. Okay, bye, I love you.